ifirimbi ya nyuma yo kuvuga ngo noneho abagufashe ijambo bagiye kuguhereta, bagiye kuvustansoma bayasidogorema rase dosibo hala kode sasidra rerezere drofo bayiwiri instance rome heta ko yasigrome hayo salbra. Nari nkubwiye ngo noneho ababye kubyumva bagiye kubona iyo nkuru nziza Uwiteka agiye gukora kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Ndabwiwe ngo nukuri hari inkuru nyinshi wagiye wakira, ubuzima bwawe burababara, ubuzima bwawe burahangayika, ubuzima bwawe ntibugenda neza, ndetse nawe uhora wibaza ngo mbese Mana uranzi, mbese Mana uranzirikana. Ariko Yesu ari kumbwira ngo ninkubwire ngo abantu nubwo batakuzirikana, abantu nubwo batagutekereza, abantu nubwo batakwibuka, abantu nubwo batakuvuga neza, ariko Imana yacu irazirikana. Ni Imana izirikana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu asifiwe sana. Ngarutse iruhande rwawe kugira ngo dusengane, ngarutse iruhande kugira ngo tuvuge gukora kw'Imana. Uyu munsi wa none tugiye gusengera mu ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye. Ni ijambo riri muri Nahumu ibice 2 ku murongo waho wa mbere. Ndifuza kugira ngo bene data bakundwa, wowe umbonye bwa mbere ni Prophet Rukundo. Iyo mutubonye imbere tuba tuje mu mwanya mwiza kugira ngo dusenge, tunatambutse n'ubuhanuzi, ariko dusenga Imana mu ijambo ry'Imana. Imana yashimye ko nza iruhande rwawe kugira ngo nkugezeho ubu butumwa. Tugiye mu mwanya mwiza wo kwakira ubuhanuzi, ariko bushingiye ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana yashyize ku buzima bwanjye, yanyemereye kugira ngo nkugezeho wowe udahwema kumva ijambo ry'Imana no kumva icyo Imana iganiriye nawe. Imana rero iganiriye noneho mu ijambo riri muri Nahumu ibice 2 ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera, ngo higura imihigo yawe, ngo kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Yatsembweho pe yatsembweho pe. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. God bless you, God bless you, God bless you. Imana iguhe umugisha Gilbert, utugaragariza kudukunda. Imana iguhe umugisha abantu bose muri kutubwira ko mutukunda kandi mudukurikiye. Imana igibaho umugisha cyane. Imana igibaho umugisha Bofis, Imana iguhe umugisha Claude, Imana iguhe umugisha Asumuta, Imana iguhe umugisha Florentine. God bless you Melanie, Imana iguhe umugisha cyane mwinshi cyane. Twabivuga muri benshi, ariko Imana igibaho umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi rero tugiye gusengera mu ijambo rivuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera, ngo higura imihigo yawe, ngo kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Yatsembweho pe. Ndashaka kukubwira gato ku ijambo rikomeye ry'ubuhanuzi rivuga ngo Imana iganiriye nanjye ngo nikubwire ngo dore umunyabibi atsembweho pe. Uyu munyabibi mugereranye n'umuntu wakurwanyaga, n'umuntu watumaga iterambere rye ryakunda, mugeranye n'uwo murozi uri ruhande rwa. Rero ndi kuhanura umunyabibi. Imana imutangarije muri aya masengesho. Imana iravuze ngo umunyabibi atsembweho pe, kandi ntabwo azongera kugaruka iruhande rwa. Ntabwo ari kuvuga ngo azongera akugira ububasha. Uyu munyabibi Imana imwirukanye ku buzima bwawe kandi burundu. Imana ishimwe. Yamara tubwiye ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo Yuda we, arimo Yuda we vuga izina rya, ngo komeza ibirori bya, mbega komeza kubana n'Imana, mbega komeza gusenga Imana, mbega komeza kwiringira Imana, mbega komeza kudashogozwa n'intambara zikugose. Ngo kuko umunyabibi atsembweho pe, ngo kandi ntabwo azongera kugaruka iruhande rwawe. Aya masengesho Imana iri kumbwira ngo nkubwire ngo alasi elom, hari umuntu wese ku isi naje gusanga abantu bose benshi ukugira abagukunda ni kugira n'abakwanga. Ariko muri iri jambo
umunyabibi ndi kuvuga ni umuntu wese urwanya icyo Imana yakuvuzeho. Hari abantu barwanya bagashaka no kurwanya umugambi w'Imana, kandi ntabwo byashoboka. Umugambi w'Imana ntiwayoba, nta bifaru, nta murozi, nta ngambanyi, nta gatsiko kabasha kurwanya umugambi w'Imana ngo kawushobora, kuko umugambi w'Imana ndakumirwa urihagije. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe cyane, iyi Mana ishimwe, iyi Mana ishimwe, iyi Mana ishimwe. Ndi guhanura, ndi kuganira nawe udukurikiye online, ndi kuganira nawe uhurikiye kuri YouTube, ndi kuganira nawe uri kumva ijwi uratandukanye. Ijwi ry'Uwiteka riri kuganira nawe, riri kukubwira ngo none Uwiteka yirukanye umunyabibi wakugendagaho, kandi kumwirukana aranatsembweho tu. Hari igihe umuntu akora, yaba ari mu kazi, ariko umunyabibi akazi iruhande rwawe akakuroga. Hari igihe umuntu yiga, yamara kwiga umunyabibi akaza akaboha akazi ke ntabashe kugira ngo asingire umugisha. Hari igihe umuntu abaho mu buzima, yabyara umunyabibi akaza, abana akabahuhera, ubwenge bukagenda. Hari igihe umuntu yubaka urugo, yamara kurwubaka umunyabibi akaza kugira ngo ubyare ntibikunde. Hari igihe umuntu agerageza ibishoboka byose akubaka inzu, umunyabibi akaza agarohamo inzoka kugira ngo iyo nzu uzayigemo ntibikunde. Umunyabibi ndi kuvuga ni umuntu wese ukurwanya, ni umuntu wese udashaka kugira ngo ugire icyo wageraho, ugire icyo watera imbere, mbega agahora agutsikamira. Ye no mu uyu murimo abanyabibi turabagira, ngo kuko hari igihe babona ubwiriza bakakurwanya, bakakuroga, bakagusebya, bakakuvugaho amagambo menshi. Ariko uyu mugoroba, aya masaha, uri kunyumva uri atandukanye, uri kunyumva uri ubyutse, uri kunyumva ugenda, uri kunyumva uri mu modoka, uri kunyumva wicaye. Uwiteka aratangaje ngo uyu munyabibi ntabwo Uwiteka amworoheye, kuko aramutsembyeho pe, kandi ntabwo azongera kugaruka iruhande rwawe. Ndi guhanura, Uwiteka ari kumbwira nkubwire ngo umunyabibi wari waragufasheho ijambo, wari waratumye udashingirwa, wari waratumye umugisha wawe uzirikwa, halasetokele mosiregro. Uyu munyabibi Imana iramutangarije ngo igihe cye kirarangiye, igihe cye kirarangiye, igihe cye kirarangiye, igihe cye kirarangiye. Wa musore we, wa mukobwa we, igihe cy'umunyabibi, igihe yaguhigiye, igihe yatumye udasingira, icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yagusezeranyije, aya masaha Uwiteka aratangaje ngo uwo munyabibi atsembweho pe. Dore amaguru yusanye inkuru nziza. Haleluya. Hari inkuru nziza ugiye kumva amatwi yawe, hari inkuru nziza ugiye kwakira, hari inkuru nziza y'ibyishimo ugiye kwakira, hari inkuru nziza blessing y'Uwiteka ugiye kubona, hari umugisha udasanzwe ugiye kwakira, hari ibyo Imana yagusezeranye ugiye kwakira. Haleluya. Kuko umunyabibi yatumaga udasingira umugisha. Umunyabibi urabiba, wamara kubiba akaza agashyiramo icyo bita urukungu. Umunyabibi urahinga agashyiramo utuntu dutuma ngo ntuzeze. Umunyabibi ari ibintu byose bakora mu isi y'umwisima, barakuroga, baragumanya, abandi babatwaye amafoto yawo bayajyanye ikuzimu. Ubuzima bwabo buhora bucuramye, ubuzima bwabo bahora barota mu marimbi. Ariko aya masaha Uwiteka aravuze ngo uyu munyabibi arakurekuye. Uyu munyabibi watumaga urota inzozi mbi arakurekuye. Abandi barabashika, abandi bateza ibisazi, abandi bateza nyabingi, abandi bateza ibitega, abandi bateza amahembe. Ariko iki gihe ni guhanura, Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo ntabwo azongera kugaruka ku buzima bwawe, ntabwo azongera. Vuga ngo birarangiye, vuga ngo birarangiye. Tera cyane haleluya. Lesitokele asilibo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Ntabwo uwo munyabibi azongera kugaruka, ntabwo uwo munyabibi mama azongera kugaruka, kuko atsembweho pe. Imana ishimwe cyane. Dore ngo amaguru yusanye inkuru nziza, ijambo ry'Imana riraryoha, ngo akamamasa iby'amahoro, ngo higura imihigo yawe yera, ngo komeza ibirori byawe, ngo kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Ndi guhanura, Uwiteka arambwiye ngo ni ukuri. Halasiregro. Bibaye vuba muri uku kwezi ugiye kumva inkuru nziza.
nziza. Muri uyu mwaka ugiye kumva inkuru nziza. Ni igihe kirekire amatwi yawe yumvise inkuru mbi, inkuru zo gupfusha, inkuru zo kutabyara, inkuru zo kubabara, inkuru z'ubushomeri, inkuru z'amagambo mabi. Ni igihe kirekire amatwi yawe yumvise inkuru ziguca intege, amatwi yawe yumvise inkuru ngo ntacyo uzigezaho, ntacyo uzimarira. Ariko Uwiteka aravuze ngo iki imiryango itakumariye, ikintu zitakumariye, umva mama, Imana izakikumarira. Abantu ntibagira icyo bakumarira, ariko Yesu ari kumbwira nkubwire ngo aje kukikumarira, kuko akuyeho uyu munyabibi watumaga udasingira, watumaga utakira, watumaga utabona umugisha, watumaga ibyawe bidakunda, watumaga harasiregrema. Ndi guhanura besitansirome. Uwiteka ari kumbwira nkubwire ngo igihe cyabo, igihe cy'abanyabibi kiri kurangira, igihe cy'abanyabibi kiri gushira. Uwiteka agiye kukwinjiza mucyo yakuvuzeho. Haleluya, haleluya. Biramenyekanye ko wasenze Imana, biragaragaye ko wiringiye Imana. Aho utuye biramenyekanye, umuryango urabimenye. Inkuru yawe igiye gutura Enestayigome, igiye kumvikana. Abagiye kubyumva bazasekana nawe, abagiye kubyumva bagiye kubona ko wasenze, abagiye kubyumva bagiye kubona ko wiringiye Imana, kuko Uwiteka arangije umunyabibi. Haleluya. Umunyabibi ntatinya kugusenyera muri komanteri. Umunyabibi ntatinya kuvuga ngo iyo Mana usenga siri hehe. Erega bagufashe ijambo, erega batangiye no kujya bazamura gatwe, ariko ikosa bakoze nuko bagusuzuguranye n'Imana. Nicyo kigiye gutuma Imana ije kwihesha icyubahiro. Harasiregro. Iturize wa musore we, iturize wa mugabo we, iturize mwana mutoya. Niba bagusuzuguye, baragusuzuguranye n'Imana, Imana ije kwihesha icyubahiro, ije kwigaragaza, ije kwivuga ko ariyo yishoboye, kandi ije gutangaza ifirimbi ya nyuma yo kuvuga ngo noneho abagufashe ijambo bagiye kuguhereta, bagiye kuvustansoma bayasidogorema rase dosibo hala kode sasidra rerezere drofo bayiwiri instance Rome heta ko yasigrome hayo salbra. Nari nkubwiye ngo noneho ababye kubyumva bagiye kubona iyo nkuru nziza. Uwiteka agiye gukora kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Ndabwiwe ngo nukuri hari inkuru nyinshi wagiye wakira. Ubuzima bwawe burababara, ubuzima bwawe burahangayika, ubuzima bwawe ntibugenda neza, ndetse nawe uhora wibaza ngo mbese Mana uranzi, mbese Mana uranzirikana. Ariko Yesu ari kumbwira ngo ninkubwire ngo abantu nubwo batakuzirikana, abantu nubwo batagutekereza, abantu nubwo batakwibuka, abantu nubwo batakuvuga neza, ariko Imana yacu irazirikana. Ni Imana izirikana, ni Imana y'inyabubasha, ni Imana ireba, ni Imana y'ubushobozi bwinshi. Icyampa ukizera Yesu, icyampa ukabwira Imana ngo Mana nanjye ndakwishimye, nanjye ndakwizeye, nanjye ndakwifuza ngo numve inkuru nziza. Abanyabibi bari baboshe ubuzima bwanjye nibande kure. Vuga ngo nibande kure, vuga ngo nibande kure, vuga ngo nibande kure, vuga ngo nibande kure, vuga ngo nibande kure. Hola side selba. Reka dusenga Imana. Mana nziza, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, Mana ireba, Imana imenya, Imana ishura, Imana ikora, Imana itabesha, Imana itabara, Imana yose amarira, Imana irengera, Imana ikura igisuzuguriro, Imana y'ubushobozi, Imana hete sire grome. Uwiteka we, aya masaha ndasengeye umuntu wese uruhijwe, umuntu wese ugowe, umuntu wese wakira inkuru mbi kuri we cyane zigiye zitandukanye. Iki ni igihe nyabune Uwiteka nahure n'inkuru nziza, nahure n'inkuru nziza. Abadepoje bikanga nibahure n'inkuru nziza. Abagutegereje igihe kirekire umutima ukababara nibahure n'inkuru nziza. Abari ku gisasiro cy'uburwayi nibahure n'inkuru nziza. Ababoshwe n'ibyaha nibahure na Yesu. Abababarire, abese, abatunganye Mwuka wera w'imbaraga ababoneze, kandi wera umunsi wa none narivuze ngo Mwami nibabone yitangaza, nibabone umugisha wawe, nibabone icyo basengeye. Hala siregro. Inkuru mbi nisirangire. Imana ishimwe. Mwuka w'imbaraga nyinshi abakomeze, abarwanirire, basengeye. Mfite icyizere ko Imana ibikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Dore amaguru yuzanye inkuru nziza aje iruhande rwawe. Umunyabibi atsembwe pe, kandi ntabwo azongera kubyutsa umutwe. Imana itsembye umunyabibi wari warakugenzaga, wakufataga ijambo. Imana yubuye dosiye y'ibyiza kuri wowe. Bibaye vuba. Imana ibikore kwiyubahisha. Ndagukunda cyane. Bye bye.